umva iyi nkuru hari ubwo nawe yagusira isomo mu buzima bwawe. Igihe kimwe umubyeyi yibarutse umwana, ariko kubera ko nta wundi yari afite wo kumufasha kumurera ndetse no kumwitaho ubwo akazi kenshi yagiraga, uyu mwana yakundaga kumuresha filime kuri telefone, kuri televiziyo. Uyu mwana yikundiraga filime ya Vatimani ndetse imyitwarire ye yari imeze nk'iya Vatimani, haba mu kugenda ndetse no mu kuvuga. Yize kuvuga avuga nka Vatimani, buri kimwe cyose yakoraga yagikoraga nka Vatimani. Vatimani yari amaze kumukunda ku rwego rwo hejuru cyane, nuko aza kureba filime ya Vatimani ari kuyikaraga kuri vandarateri. Uyu mwana we ahita ajya kuri vandarateri ari hafi aho ngaho, nuko iramukaraga ihita imukubita hasi iramukomeretsa. Nuko mama w'uyu mwana ahita amwihutana kwa muganga, nuko agezeyo kwa muganga bamwitaho, baramupfuka. Bagiye kumupfuka bamupfutse neza neza nk'uko Vatimani yabaga apfutse. Nuko muganga abaza umubyeyi w'uyu mwana amubwira uti isi uyu mwana yabaye gutya kubera iki? Umubyeyi w'uyu mwana nawe yamushubije atamubeshye, amubwira ko uyu mwana yikundira filime ya Vatimani, ari nayo mpamvu yaje kureba filime ya Vatimani ari kuri vandarateri. Nuko nawe ayijyaho iramukaraga imukubita hasi ihita imukomeretsa. Nuko muganga abaza nyina w'uyu mwana aramubwira uti ese nibyo waramureresheje? Umubyeyi w'uyu mwana aramubwira uti yego nibyo namureresheje, kubera ko nta wundi mfite wo kumufasha kumurera ndetse no kuba yamwitaho, ni njye njyenyine kandi nabaga mfite akazi kenshi cyane. Nuko mpitamo kumureresha filime kuko arizo zamuhuzaga kandi nabonaga ari nazo akunda. Nuko muganga abwira nyina w'uyu mwana ati nta kundi nyine, umusaruro wabibye muri uyu mwana niwe urimo gusarura, ibyo wabibye nibyo uri gusarura. Kuko iyo utajya kumureresha filime ukamuresha ibindi bintu, ntabwo yari kumera gutya, ntabwo yari gukunda ibi, ahubwo yari gukunda ibindi ndetse byazamugirira akamaro. Nuko uyu mwana bakomeza kumwitaho, agenda yoroherwa gake gake. Isomo wakura muri iyi nkuru rero ni uko buri kintu cyose utoje umwana, uburere umwana akurana, byose uba wabigizemo uruhare. Ibyo umwereka, ibyo umukoresha, aho umujyana, ubwonko bwe bukora ibyo buri gutekereza kandi nibyo ari gukunda. Imyitwarire yose umwana yagira, wowe mubyeyi, wowe mama muri kumwe umunsi ku wundi, uba warabigizemo uruhare. Rero niba ushaka ko umwana wawe azabaho akomeye ndetse akagira ubuzima bwiza, imyitwarire myiza, ni uko ugomba no kumutoza ikintu cyazamugirira akamaro. Ugomba kumwereka ikintu cyazamugirira akamaro, ntukamukundisha ibintu ubona bitazamugirira akamaro, ahubwo uzamukundisha ibintu ubona byazahindura ejo hazaza he maze hakaba heza. Ibyo twakira mu bwonko bwacu, ibyo tureba, ibyo twirirwamo, nibyo biduha ahazaza hacu, nibyo bitwereka ahazaza hacu. Niba ukunda kwirebera agafilime, nta kindi nyine ejo hawe ni gutyo uri kuhategura. Niba uri gukunda gukora, ejo hawe haba hazaza hasa neza cyane kuko urimo urahategura. Ibyo wirwamo, ibyo wirirwamo, ibyo uvuga, ibyo uhoramo, nibyo bitegura ahazaza hawe. Bisobanuye ko rero icyo ushaka kuzaba cyo niwe ugomba kugitegura kandi ukagitegura neza bitewe n'ibyo urimo. Ugomba guhugira ku bintu ubona byazakugirira akamaro, gusoma ibitabo, gukora, kwiga, kumenya, gusobanukirwa byose, kuko nibyo bizakugira akamaro k'ejo hazaza hawe.
reka nkwibutse ko njye nitwa Jackson, iyi ni Nceturi TV. Mwakoze kuba nanjye, Imana ikomeze kubarinda, ndabakunda cyane.